Kuva igice cya 32. Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Umurongo wa mbere. Abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose, umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa, tutazi icyabaye. Aroni arababwira ati, mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu nuko y'abahungu banyu nuko y'abakobwa banyu muzinzanire. Abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo, bazishyira Aroni. Arazenda, azishyira mu gifite ishusho ashaka, aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Baravuga bati, iki ni cyo mana yawe, wa bwoko bw'Abisirayeli we, yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye, yubaka igicaniro imbere yacyo, avuga ijwi rirenga ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Bukeye bazinduka kare, batamba ibitambo byoswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro, abantu bicazwa no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Uwiteka abwira Mose ati, manuka ugende, kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononnye. Bateshutse vuba, bava mu nzira nabategetse, biremera igishushanyo cy'ikimasa kiyagijwe, baragisenga, bagitambira ibitambo bati, wa bwoko bw'Abisirayeli we, iki ni cyo mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, ubwo bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi. None nyihorera, uburakari bwanjye bubagurumanire mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka, ni iki kigurumanishije uburakari bwawe, ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi? Ni iki cyatuma uvugisha Abanyegiputa bati, kubagirira nabi niko yabakuriye ino, ngo ibicire mu misozi miremire, ibarimbure, ibakure mu isi? Shyira uburakari bwawe bw'inkazi, wibuze inabi ushaka kugirira ubwoko bwawe. Ibuka Aburahamu na Isaka na Isiraheli, abagaragu bawe, abo wabwiye wirahira uti, nzagwiza urubyaro rwanyu ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwanyu kibe umwandu wabo iteka ryose. Uwiteka yibuza inabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe. Mose abahanisha ibihano. Umurongo wa 15. Mose arahindukira, amanuka uwo musozi afashe mu maboko bya bisate byombi biriho ibihamya byanditsweho impande zombi, inyuma n'imbere. Ibyo bisate byari biremwe n'Imana, no kwandika k'uburyo bwo gukeba kubiriho ari ukw'Imana. Yesuwa yumvise amajwi y'abantu basakuza, abwira Mose ati, urwo rusaku ni urw'intambara iri mu ngando. Aramusubiza ati, iryo jwi si urusaku rw'abasakurishwa no kunesha, kandi si ijwi ry'abatakishwa no kuneshwa, ahubwo ndumva amajwi y'ababyina. Ageze hafi y'ingando z'amahema, abona cya kimasa n'ababyina. Uburakari bwa Mose buragurumana, ajugunya ibyo bisate ngo bimuve mu maboko, abimenera munsi y'uwo musozi. Yenda icyo kimasa baremye, aragitwika, aragisya, agihindura ifu, ayiminjira ku mazi, ayanywesha Abisiraheli. Mose abaza Aroni ati, aba bantu bakugiriye iki cyatumye ubazanira icyaha gikomeye? Aroni aramusubiza ati, databuja, uburakari bwawe ntibugurumane, uzi abantu yuko berekeje imitima ku bibi. Barambwiye bati, turemera imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose, umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa, tutazi icyo abaye. Nanjye ndababwira nti, ufite izahabu wese ayikature. Nuko barazimpa, zijugunya mu muriro, havamo iki kimasa. Mose abona ko abantu babaye ibyigenge, kuko Aroni yabakundiye ko bigenga, bagahinduka ibitwenge ku banzi babo. Mose ahagarara imbere y'aho babambye amahema, aravuga ati, uri mu ruhande rw'Uwiteka wese ansange. Abalewi bose bamuteraniraho, arababwira ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli aravuze ngo, mwambare inkota zanyu mwese, mugendagende hose aho dushinze amahema, muve ku irembo ryaho rimwe mugere ku rindi, umuntu wese yice mwene se na mugenzi we n'umuturanyi we. Abalewi babigenza uko Mose yabategetse. Kuri uwo munsi hagwa abantu nk'ibihumbi 3. Mose arababwira ati, mwiyereze Uwiteka uyu munsi, kuko umuntu wese yarwanyije umuhungu we na mwene se, Uwiteka abaho umugisha uyu munsi. Bukeye bwaho Mose abwira abantu ati, mwakoze icyaha gikomeye, none ndazamuka nsanga Uwiteka, ahari ndabona uko mbitwarira. Mose asubira aho Uwiteka yari aramubwira ati, nyamuneka nyumvira, ubwo bwoko bwakoze icyaha gikomeye koko, bwiremeye imana y'izahabu. Ariko wakwemera kubababarira icyaha cyabo,
byaba byiza ariko nutabyemera ntabwo nkure mu gitabo cyawe wanditse. Uwiteka abwira Mose ati, uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. None genda ujyane abo bantu aho nakubwiraga, dore marayika wanjye arakujya imbere, ariko ku munsi wo guhora nzabahora icyaha cyabo. Uwiteka atera ubwo bwoko ibyago kuko baremesheje cya kimasa Aroni yaremye.